umuntu arebye ziriya video abari gupfa abari kwicwa nazo iyo urubyiruko rubirebye rurapfa rugapfa ruhagaze mu bwonko abantu bari gupfa kandi iyo umuntu apfuye mu mutwe abapfuye byimaze hirya no hino by'umwihariko umukobwa Ariane wagaragaye arimo navuga ngo yisambanya akoresheje icupa cyangwa ikidaji kandi ufite ukumuzi cyangwa se ufite amakuru kuri we niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuganire nawe Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abari Burundi murabona ko twongeye kubana na pastori Bukuru Buhungu Abere nkunda kubyibeshyaho cyane nkunda kuvuga ngo Bukuru nuko nzaba umukuru uri mukuru nubundi amakuru y'iminsi ko tutariduherukanye amakuru ni meza turashima Imana mu nyamakuru wacu ya Imana ishimwe Imana himbazwe yego haraciye iminsi tutari kumwe ariko twongeye guhura mo nomeze neza cyane tubishimira Imana rwose reka twakoreye Imana yego twakoreye Imana kandi twayikoreye neza tugomba kuguma mu buntu bwayo yego Imana ishimwe Imana ihabwe reka ngusabe kugira ngo banze usenge kuko tugiye kuganira ibintu bisa naho bikomeye tugiye gusobanukirwa ku amahano ariho aragaragara hirya no hino by'umwihariko umukobwa Ariane wagaragaye arimo navuga ngo yisambanya akoresheje icupa cyangwa ikidaji kandi ufite ukumuzi cyangwa se ufite amakuru kuri we niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuganire nawe reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana Mana mu izina rya Yesu urakarama uruwiteka n'iryo zina ryawe muri kano kanya turagushimye turaguhimbaje uhabwe icubahiro data wa twese mwiza ubwami bwawe nibuze byo ushaka nibikorwe munsi nkuko bikorwa mu ijuru funguro ridutungura duhe none kandi utubabarira ibyaha n'ibicumuro nkuko tubibabarira babitugiriye ntutujyane mu bitwosha nabi ahubwo udukize umubi kuko ubwami n'ububasha n'icubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose urakarama uri Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imigambi ku buzima bwacu wimuri imisozi itabimenye ukayubikana uburakari bwinshi kenyuruza abamugakenyeza abandi wakuye ku ngoma Sawuli wimika Dawidi abumwami arategeka avuga ijambo rikomeye aravuga ngo unteguriye ameza imbere y'abanzi banje Mana ngwino ubane nanjye ngwino ubane n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu kandi uduhana umugisha n'abera bose kandi udushoboze ntabarinje muri kino kiganiro ahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro reka nasame wivugire ninsoma usobanurira abatwumva bose mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane Imana amahoro guhereze umugisha reka duhite twinjira mu kiganiro kuko dufite iminota mikeya nawe uri kwihuta wari uri muri gahunda z'umurimo w'Imana pastori karame umeze neza ndumva ndi gushima Imana urumva uri gushima Imana iyo witegereje ukabona ibintu Ariane yakoze haciye iminsi nk'ibiri yego uyu mwuka uri guturuka uyu mwuka uri guturuka kuri bene Gahini yego kuri bene Gahini bakoraga batese nabo bisambanyaga bakoresheje amavide niho ikibi cyaturutse bo ntabwo bisambanye bakoresheje amavide ariko ikibi niho cyaturutse cyarabyaye kirororoka kigenda gikura hanyuma kuri njyewe binyerekaho igihe kigeze kuri njyewe nta gitangaza kirimo nibihe nibimenyetso by'ibihe ni ikintu kinyereka aho igihe kigeze rero wenda barebera mu mubiri ntibabasha kubimenya ariko kubarebera mu mwuka ijoro rirakuze
murakoze. ijoro rirakoze. Yego. Imana iguhereza umugisha kandi ubisubije neza. Ababirebera mu mubiri ntibabimenya, ababirebera mu mwuka nibo babimenya. Niyo mpamvu tugira ngo noneho tuguhereza umwanya udusobanurire, uduhe na message ufite kutugezaho uyu munsi bitewe n'ibibazo birimo bigenda bigaragara mu muryango nyarwanda, mu muryango w'abantu bagakwiye kuba bahimbaza Imana, bagakwiye kuba bakijijwe. Noneho twe tumenyera ubusambanyi ariko noneho bwahinduye indi sura. Haciye iminsi myinshi tubona abantu basambana ari bakifata video bakanazishyirira hanze, abandi no batangiye gukora ibikorwa by'urukozasoni nabwo bakanabyishyirira hanze. Tuguhaye umwanya rero kugira ngo ubashe kudusoma. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Impamvu ntangije aka gakorasi nuko ukuboko kw'Imana iyo ikurambuye hari byibwiriza. Ubwo mu yandi magambo ndayibwiye ngo nubundi yongera irambure ukuboko kwayo, kubera ibintu biri kuba ari nabyo wari murambaza. Yego, ni ibintu biteye ubwoba. Ariko kandi nanone kubizera ni ibimenyetso biza kutwereka amasaha cyangwa se igihe cy'Imana aho kigeze. Narimvuze ngo ni ku mugoroba. Yego, burije ijoro rirenda guca. Hanyuma iyo mvuze ngo burije kandi burenda guca, nuko iyo bwije hari abo bwirira, abo warimo urambaza. Yego, burabiriye. Ariko kubizera burenda guca. Niyo mpamvu Imana igiye kuza guhemba no guhana. Niyo mpamvu Imana igiye kuza kurimbura isi. Harya ikintu cyose kiberaho impamvu. Nta kintu na kimwe kitagira impamvu. No kuba turi kuri iyi kamera, kuba Imana iduhaye umwanya bifite impamvu. Ntabwo twahura bidafite impamvu. Impamvu tutahuye ejo hashize nuko nta mpamvu yari ihari. Ariko uyu munsi hari impamvu twahuye. Ikintu cyose rero kiberaho impamvu. Na biriya wambagije biri kuba, biri kubera impamvu. Biri kubaho kandi kubera impamvu. Reka dusome ijambo. Turebe mu itangiriro mu bice 4. Dusome umurongo w'16. Yego. Umutwe w'ijambo uravuze ngo urubyaro rwa Kayini. Urubyaro rwande rwa Kayini. Urubyaro rwa Kayini. Hari abavuga ngo Gahini cyangwa Kayini. Cyangwa Kayini. Ababivuga neza nabavuga Kayini. Kayini. Yes. Ariko nabavuga Gahini nabo sinabarenganya. Kuko no mu kwica Abeli yakoresheje Gahini. Yakoresheje ubuhiri. Ubuhiri buriya na Gahini. Rero baravuga ngo Gahini. Ariko Bibiliya iravuga ngo Kayini. Umurongo w'10. Noneho umurongo w'16. Haravuze ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi. Iradi abyara Mehuyayeli. Mehuyayeli abyara Metushayeli. Metushayeli abyara Lameki. Lameki arongora abagore babiri. Umwe yitwa Ada
undi yitwa Zira. Ada abyara Yabali. Abasekuruza abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubali. Abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyironge. Nazira abyara Tubarukani, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubarukayini yitwa Nama. Lameki abwira abagore be ati, Ada Nazira, nimwumve ijwi baka Lameki, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa. Nishe umugore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa karindwi, nukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Tuvuge ngo amen. Amen. Hepfo haravuze ngo urubyaro rwa Seti. Umurongo wa 25 uhise uvuga ngo Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana inshumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli. Nuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka tube turekeye aho ngaho. Noneho turabonye ngo urubyaro rwa Kayini. Yego. Kayini yarabyaye arororoka. Tubonye ko kandi nanone Imana yasumbushije Aburahamu. Imana imushumbusha Abeli. Mu yandi magambo, Imana yamuhaye gutwika umugore we indinda kugira ngo abyare Abeli mu cyimbo cya Abeli wishwe na Kayini. Aravuga ngo Imana iransumbushije, insubije Abeli mu cyimbo cya Abeli wishwe na Kayini. Yari muhaye Seti. Yego. Noneho uyu Seti mu yandi magambo ni Abeli wa kabiri. Yego. Mu cyimbo cya Abeli wishwe na Kayini. Reka tuvuge ku rubyaro rw'aba bana babiri, Abeli na Kayini. Kandi tubonye ko muri uru rubyaro rwa Seti ariwe Abeli wa kabiri niho hongeye gukomokamo kongera kuramya Imana no kuyihimbaza, kongera gusenga. Tubonye urubyaro rwa Kayini havuyemo abacuzi bacura ibyuma, bacura ikintu cyose cyitwa icyuma gicuzwe mu muringa, cyaba igikeba gifite ubugi, byaba ibi byuma byose bihinga, byaba ibi byuma bibaza. Ikintu cyose gifite ubugi cyitwa icyuma gikomoka kwande kwa Kayini. Mu yandi magambo, Kayini ubwe ni kibi kibyaye ikindi kibi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Noneho niyo mpamvu nakubwiye ngo
ikiri gutera ibi byose wambagije kuri Ariane ntabwo ndajya kure y'ikibazo cyawe urambaza ngo niki kiri gutera iyi myuka mibi ituma abagore cyangwa abakobwa bisambanya umbwira abakoresha amacupa n'abakoresha ibindi bitandukanye nk'uko babikurikirana bagenda babibona wambagije ngo niki kiri kubitera biri guturuka hehe biri guturuka kwa sekibi biri guturuka kwa sekuruza w'ibibi ikibi cyarabyaye kirororoka ikibi cyarakuze none amazi yarenze inkombe niho hari guturuka iyi myuka ituma Ariane ari gushira hanze amafoto cyangwa amavideo y'urukozasoni aho biri guturuka ni hehe nubundi ni kwa sekibi ni kwa se w'ibibi ni kwa sekuruza w'ibibi nukuvuga ngo Kayini ni ikimenyetso cya Satani niho ikibi gituruka Abeli ni ikimenyetso cy'Imana abantu ntibaze kuvuga ngo nuko nitwa Abeli Abeli ni Imana yaramushimye yakira igitambo cye yemera ituro ry'ishimwe rya Abeli umubyeyi wanyise Abeli Imana imuhereza umugisha amen yanyise neza Abeli ni ikimenyetso cy'ubumana Kayini ni ikimenyetso cya Satani Kayini ni ikimenyetso cy'ubumoso Abeli ni ikimenyetso cy'iburyo ibi biri guturuka ibumoso ntabwo biri guturuka iburyo ibi biri guturuka kwa Satani ntabwo biri guturuka ku Mana ibi biri guturuka kwa Kayini ntabwo biri guturuka kwa Abeli abantu basobanukirwe neza nasomye ijambo rirambwira ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho abantu bose banze kubika ijambo ry'Imana tubabwira mu mitima yabo baragiye kuba mu byaha n'ibicumuro baragiye kuyoboka sekibi Imana yankoze ku munwa irambwira ngo shize amagambo yanjye mu kanwa kawe uzasama nivugire binyuze mu kanwa kawe uzasoma nsobanurira abazagutega amatwi n'abazakumva bose niyo mpamvu dusomye iri jambo rivuga ngo urubyaro rwa Kayini tuzagaruka dusome no ku rubyaro rwa Abeli kuko Seti ariwe Abeli wa kabiri nawe yarabyaye arororoka atangira umurimo wo gukorera Imana kuramya Imana no kuyihimbaza batangira gusenga batangira insengero batangira kubaka amahema yo gusengeramo ariko tubonye ngo urubyaro rwa Kayini ni ugucura ibyuma bifite ubugi bikeba mu yandi magambo iyo uturanye n'urubyaro rwa Kayini ntabwo uzabaho amahoro ntabwo uzabaho neza ntabwo uzagubwa neza kubera iki n'abacuzi bacura ibyuma bikeba ikintu cyitwe cyuma cyose gifite ubugi gikomoka kwande kwa Kayini mu yandi magambo nabicanye mu yandi magambo nabarozi mu yandi magambo iwabo nta cyiza kibayo n'ubuhiri n'ibyuma n'ukwica n'ukurimbura n'ukuroga Bibiliya iravuga ngo iravuga ngo Satani nta kindi kimuzana uretse kwiba kwica no kurimbura ngo ariko icyazanye Uwiteka Imana nukugira ngo amareho iyo mirimo yose ya Satani amareho iyo mirimo yose ya sekibi haleluya amina noneho aba bantu bakomoka kuri Kayini uru rubyaro rwa Kayini bakora ibibi byose bararoga baraterekera barica barasambana ubusambanyi nabwo ntabwo buri kure y'ubwicanyi buriya umuntu arebye ziriya video abari gupfa abari kwicwa nazo
iyo urubyiruko rubirebye rurapfa rugapfa ruhagaze mu bwonko abantu bari gupfa kandi iyo umuntu apfuye mu mutwe abapfuye byimazeyo tuvuge ngo amen iyo umuntu apfuye mu ntekerezo iyo umuntu apfuye mu bitekerezo abapfuye bya nyabyo kuko ibintu byose ni hehe ni mu mutwe ndakubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana ngusubize ku bibazo wambagije icyambere buriya n'uburozi nta bwicanyi burenze buriya none arajya kwirongoza amacupa abagabo barabuze Imana ko yavuze ngo ni itegeko ndarishizeho umugore nagira umugabo n'umugabo nagire umugore biremewe biriya ari kubikora kubera iki ndakurahiye ikintu ari kubikora ni ukugira ngo yice icyambere yibe nawe siwe sibyo yibe kabiri yice gatatu arimbure umva impamvu yibe ibintu bitatu nkubwiye umuntu abonye biriya aramwifuza umuyobeyeho arakwiba akwiba gute arakubwira ngo kugira ngo mbigukorere urampaye ukayamuha yego yishe umuryango wawe yishe umugore wawe yishe n'abana bawe yishe n'abagukomokaho bose ibyo wari kuzatungisha uyu muryango wawe urabimuhereza ntakwibye si umujura kabiri yishe n'intekerezo zawe yego ibintu bizarangira bikurimbuye kubera yuko bizagukururira guhona urimbuwe n'Imana kuko wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kandi iyo upfuye mu mutwe uba wapfuye byarangiye Imana izakurimbura gute nagiye kure y'ijambo ry'Imana Bibiliya indoregwamo tureberamwe ibintu byose iravuga iki iravuga ngo uwonona cyangwa se uwangiza urusengero rw'Imana Imana izamumaza iki izamukorera iki iravuga ngo izamurimbura iyo tuvuze urusengero ntabwo ari ziriya nzu dusengeramo n'uyu mubiri nirwo rusengero Imana ibivuze Imana ni iki Imana ni ubugingo buba muri uru rusengero Imana yubatse niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nasenya urusengero nkarwubaka mu minsi 3 abantu bakibaza ngo n'urusengero rwubatswe n'amaboko y'abana b'abantu yarivuze uyu mubiri yarivuze ko yagutunganya yaguhindura mu minsi 3 umuntu akababaye umuntu muzima umubiri n'urusengero rw'Imana umuntu urwangiza Imana izamurimbura mu yandi magambo iki kibi gituruka kwa se kibi kirimo kudukururira kurimbura kw'Imana niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ntazanwa n'ikindi azanwa no kwiba kwica no kurimbura ibintu bitatu impamvu rero biriya biri kuba nabo ubwabo barabizi aya magambo tuvuga barayazi nta kindi barimo kwikururira no kudukururira twebwe abatuye isi yego bazi yuko Imana izarimbura umuntu yonona urusengero kubera iki California muri Amerika hari gusha bononye urusengero bariya bakinyi b'amafilime bakina amavideo cyangwa se amafilime y'urukozasoni ameze nk'ariya ya Ariane niho hantu hatuye ibikomerezwa by'abatinganyi n'abakina ayo mafilime barangije barabyigamba bemera ko bashoboye kandi bashoboye no kwiyobora atamana bakeneye nk'umuyobozi wabo Imana bayiha 0 bemeza yuko nta kimazi iri kubereka yuko ifite ikimazi mu yandi magambo hariya iri kuharimbura
yego ibi bihugu by'Uburayi ndababwira ko igice kinini Imana izakirimbura kikarangira burundu ikakimaraho ikagikuraho ku ikarita y'isi. Kubera iki? Ubutinganyi. Biriya bintu nubwo byabaye ntarabivuga, Imana yari yamndodeshejeho impa ku munyenga wo gusobanurirwa biriya bintu. Igice kinini cy'Uburayi kizarimbuka kubera ubutinganyi. Abantu basuzuguye Imana. Nagira mbabwire ngo mbisabye na leta nk'umubyeyi, leta y'u Rwanda nk'umubyeyi w'abatura Rwanda, mbisabye na nyakubahwa Perezida de la Republique w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, Imana imuha amahoro n'imigisha, njyewe ndabimusabye. Amen. Adufashe ace aya mafilime y'urukozasoni. Aba bantu basohora aya mavideo bambaye ubusa bari kwirongora. Nk'umuhanuzi watumwe n'Imana, nk'umuhanuzi wahagurukijwe n'Imana muri iki kinyejana, n'Imana yampamagaye kuva kera nkiri umwana muto, ari nayo yemeye ko ngera muri kino gihugu. Ndabimusabye kandi nanyumva azaba yumviye Imana yampamagaye. Ace uyu muco kugira ngo adakururira kaga, adakururira ibyago n'amakuba igihugu cy'u Rwanda. Imana itararakara, amazi atararenga inkombe, ngo turinde kwakira ku mujinya w'Imana, turinde kunwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Agira icyo akora kuri ibi bintu. Nitwa Revera Pasiteri Buhungu Abeli. Ibi ndabimusabye nk'umuhanuzi w'Imana, kandi mbisabiye muri iki gihugu kugira ngo Imana ikomeze guha umugisha n'amahoro igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Ndabimusabye. Imana itugirire neza. Amen. Imana yarambwiye ngo ntabwo izihanganira ikintu cyitwa aya mavideo, aya mafilime y'urukozasoni. Iki kintu cyitwa ubutinganyi, umugore ku mugore, umugabo ku mugabo, ntabwo Imana izacihanganira. Ndabisubiyemwo, Imana itararakara ngo izane umujinya muri iki gihugu. Ibi bintu nibihagarare mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niba batabyemeye habe no gupfa nibanyice, ariko ndashize hanze ko Imana itazihanganira ibi bintu. Ndacyari kuri cya kibazo warumbagije. Ntabwo Imana igiye kubyihanganira. Imana iturinde kandi turengere, kubera yuko nibatabikora ibi mvuze, ndabizi ko Imana izakingisha abera bayo. Imana izabahagararaho ibubakira uruzitiro. Mwabonye umuntu umwe, inzu imwe y'umuntu wasenze Imana neza yasigaye idahiye muri uriya muji muri Amerika. Niko Imana izarinda bayubashe. Kandi umuntu uri bwumve iki kiganiro nshize hanze wese akemera Imana yantumye, agaca bugufi akavuga ngo Mana urinde ubugingo bwanje, urinde urusengero wampaye, Imana izamurinda. Amen. Azaba mahoro masa, nta kibi kizegera hari. Yego. Ariko umuntu wonona urusengero, Imana izamurimbura. Narimvuze ku rubyaro rwa Kayini n'urubyaro rwa Abeli. Bene Abeli barahari na bene Kayini barahari, kandi ntabwo Imana izongera kurimburana
abanyakibi n'abakiranutsi ndavuze ngo mwabakiranutsi yemwe mwebwe mu nyumva mukizera amagambo y'uwantumye Imana izabarengera ariko umuntu wese uri konona urusengero Imana iraje kumurimbura ntabwo Imana izabihanganira umuntu no mu buyobozi bw'ibihugu byose biri kumva ya magambo ndi kuvuga umuntu ushigikiye aba bantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana izamurimburana nabo no mu bayobozi banyumva abatuye isi bose ntabwo Imana izihanganira uyu muntu niba ushigikiye ikibi uzajyana nacyo ariko wewe uri bwumva ya magambo gashira mu bikorwa Imana izakurinda kandi izakugirira neza Imana iduhana umugisha amazina ni Revera Pasteur Buhungu Abeli n'undi Imana n'abantu bayo nimero ya telefone ni 078 58 64 705 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 58 60 no murambabarira murantunga cyane nakamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 Imana y'amahoro nibampera umugisha nkunda Imana n'abantu bayo ndabakunda mu izina rya Yesu nkunda batuye isi yose nkunda banyumva batanzi nanje ntabazi ndabakunda kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha intore z'Imana muhumure izazirengera kandi vuba tugiye kubona Imana itabara bayubashe n'abayikoreye ariko tugiye kubona ibyago n'amakuba bigera ku bantu batemera Imana abemera Imana mwese muhumure Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Yohana 3:16 nico cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho atarimbuka Imana y'amahoro ibampera umugisha ndabakunda ciao ciao